ejo bundi ubanza wenda mwabivuze kare simbizi nyiza kumva ko hari ibyo mwabanje kuganira ariko amaze iminsi nsoma ibintu biri mu makuru mu Rwanda ndetse naje kubisoma nyine ko First Lady hari abantu yahuye nabo byose bibona mu binyamakuru abuse kugira ngo ishoboke nk'iriya in fact bwa mbere nabanje kubimenya bivuye muri RIB Rwanda Investigation Bureau hari umuntu wafashwe wafunzwe njye najyaga mbona bavuga Miss Rwanda nkagira ngo nyine kuko nukurata ariko sibye ko nabyo hari ibintu umuntu yihorera kuko ntacyo bitwaye ariko nta n'icyo bitanze ariko ukabyihorera abantu baraburanga okay niba hari ababyungukira ariko ikibi cyaje kuvamo numva gitumye mbivuga ni abangaba babigize umwuga cyangwa babirimo bandi batari bo babyungukiragamo ahubwo bikungukira abandi ababiteguye bakabishyiraho usanga ahantu abagabo babiri inyuma babitegura bikaza kuvamo gucuruza abo bana b'abakobwa bitwa ngo kubacuruza cyangwa se nabo ubwabo to abuse them bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo bamwe bagomba kuba abantu babizi bagaceceka ntihagire ugira icyo abivugaho abandi ntibabizi ubu ni ukuvuga ngo muri bahoze bavuga mu muryango wacu mugari hari umuryango muto w'abantu bahura ari benshi bikaba umuryango munini w'igihugu ni ukuvuga ngo hari ukuntu turangaye cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye bishatse byaba umuntu akihangira umurimo tubwira abantu kwihangira imirimo bagahanga n'indi ubwo abantu bakihangira umurimo to abuse people gucuruza abantu erega reports ndazibona iteka no muri polisi usibye gucuruza bijyanye muri iyo nzira navugaga umubare w'abantu bafatwa bahagarikwa correspondence ziriho hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu by'abantu babaye smuggled bagatwarwa hanze bakabagurisha China, Oman, muri iriya region ya Gulf region hehe hari abanyarwanda benshi bagenda cyane cyane baba ari abakobwa ariko n'abahungu barimo rimwe tukazajya tukabona polisi ikabona amakuru ko abantu bari mu gihugu runaka hari umuntu wabonye uwo atuma aramubwira ati turaha turi abakobwa 12 twaje dutya nimudutabare uko yagiye ntawe ubizi ariko bagezeyo nyine asanga ibyasanzeyo bamwe babagize nk'abacakara ibintu bya slaves bakaba slaves abandi bakaba bakoresha nk'iki ntabwo babarongora ngo babagize abagore mu miryango yabo ariko n'abantu bari aho bakababyuzinga gusa akaba ari icyo babereyeho b'abanyarwanda ni ibintu byinshi rero ibi bigenda byandikwa hari case hari byinshi bimaze kugaragara ko biriho nka buriya ariko reka mbihine hari uburyo bubiri rero abantu bakwiye kubirwanya cya mbere hari amategeko umuntu wabaye abused umuntu uhohoterwa umerewe nabi akwiye gutinyuka akabivuga akareba aho abigeza kugira ngo
atabarwe cyangwa amategeko agire uko amurenganura. Ubwo ni bimwe, simbona impamvu abantu batinya kwirenganura bitabira inzego, cyangwa keretse niba batinya kujya mu nzego, cyangwa inzego zacu bavuga bati ariko se uraregera nde, uraregera nawe umeze atyo. Icyo muzakirinde, aho abantu bashobora gutinya kugira uwo bagana ngo bamubwire kurenganurwa kubera ko bazi ko nawe ari uko ameze, cyangwa ntacyo yakora kurenganura umuntu. Icyo cyaba ari ikintu gikomeye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abantu ku giti cyabo baba abused, bahohoterwa. Hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigira bite, icyo ni kimwe. Ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa, nk'uriya musore navugaga, umugabo nabonye uri mu ribu. Kwanza kiriya kintu cyitwa organization ireba uburanga bw'abantu hazavamo cyabayeho giti, ntikigira amategeko akira, ntikigira abagikurikirana. Ariko umuntu yihangiye umurimo ashyiraho agahuza abakobwa, akabashukisha utuntu, akaba mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha. Abo bana bacu nabo, usibye ko nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga, bakaba babyirinda, bakaba bagira n'uwo babibwira, nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu 10 na bangahe bagiye baba abused, havuyemo umuntu umwe waranga. Ariko ndetse yakwanga bakamureba igitsure, bakamubwira ko bashobora kumuhana, bakamwima ibyo yari akwiye kubabona. Ariko ibyo bijyanye no mu kazi, no muri za minisiteri, no muri institution zisanzwe zacu, harimo n'iki kintu kiri aho kizamura abantu mu ntera, kubera ko umuntu yabanje ubwo murabyumva, ntabwo nirwa mvuga birenze ibyo. Abantu bari mu gisirikare ukazamurwa mu ntera kubera ko hari abo hejuru ugomba gufata neza. It's really bad. Ni ibintu bibi cyane. Cyangwa muri za minisiteri cyangwa hehe, ibyo bintu mubyirinde, ni imico mibi gusa. Nucika leta ntikumenye ngo iguhane, n'Imana izaguhana. Ariko dushake uburyo twajya tubimenya, kugira ngo ibiducika bibe bike, ibitaducitse tubihane rwose, kuko si umuco nyarwanda, si umuco w'abantu. Hanyuma rero niho havamo bya bindi ugasanga nyine, no kuvuga guteza imbere umunyarwandakazi n'iki, ni right, ni uburenganzira. Ntabwo ari ibintu dukwiye gushimira abagabo. Ntabwo ari byo dukwiriye gushimira abagabo, ngo nahoze numva ngo umugabo akagira atya, umugore doesn't owe you anything. If anything, you owe each other. The first thing is you owe each other respect.
Yes. You owe each other this right. Ntabwo umugore no mu rugo cyangwa no hanze ataranarongorwa cyangwa icyo akiri umukobwa hanze, uburenganzira bwe n'ubwe ntabwo abukesha umugabo. Ntabwo bibaho. Ibisigaye bikaba ku bana, kuzuzanya, hanyuma uriya amategeko y'umuryango n'indi mibanire bikubahirizwa. Nicyo nagira ngo ntaza kwibagirwa kukivuga, ariko kandi bireke kuba mu magambo gusa, tureke kubivuga gusa, bijya no mu bikorwa. Akanyuma nanone bisa no kuvuga no gusubiramo, ndashaka ngo none bugiye kuba nk'ubwa gatatu mbwira abantu mu mashuri. Minisita mu byo yatubwiye w'uburezi hari ikintu atavuze, amashuri, ariko ubwo bigaragaza ko wenda mu gihugu hose ariko bimeze, ariko n'ibyo navugaga bya mbere no mu mashuri birahari. Abarimu bigisha ariko noneho bakagira n'uburenganzira bwabo bigisha kubagira abantu babo, bakaba ndetse akaba yagutsindisha ikizame kubera ko utamutunganiye cyangwa cyane cyane bikorwa n'abagabo, abana b'abanyeshuri b'abakobwa bakabigwamo, cyangwa se bakagomba kwitanga kugira ngo bashobore, cyane cyane rero abatari n'abahanga ho hari ubwo babigura amanota, ariko ubwabyo ni bibi, kuko iyo ushyizeho iyo opportunity yo kuvuga ngo kubera ko wenda utakurikira neza kubera impamvu, ntabwo ari amakosa ya kamere y'umuntu, umwarimu akakwereka ko ashobora kubigushyirira ku murongo, ariko mubanza mukabana. Ni bibi cyane rwose, dukwiye kubyamagana. Ariko namwe rero mushyireho akanya, abakobwa, abari n'abagore, namwe mushyireho kanyu, mubanze mwivanemo gakumva ko you are right, uburenganzira bwawe ubukesha umugabo, ubanze ubigabanye nabyo, kuko hari ababa victims z'imyumvire nayo itari myiza yabo. Byombi ni ukubirwanya rero impande zombi, ariko icyo nagira ngo ndangirizeho ni ukubasezeranya ko amategeko arahari, hari n'abayobozi babyumva ko atari ko bikwiye kugenda, babimenye bakurenganura, jya ugerageza rero uburyo wabimenyekanisha bijya hanze, abantu wo kuzira ko watinye, udafite uwo wakwegera cyangwa wabwira ngo amategeko akurenganure. Ndagira ngo ndangirize aha mbifuriza ibihe byiza biri imbere, hanyuma wenda tugire amahirwe tuzongera duhure vuba. Mugire amahoro y'Imana.